Ese waba uzi ko Yesu yavuze ku bihe nk'ibi turimo uyu munsi? Mu gihe turi kuvuga ku ntambara iri hagati ya Isiraheli na Irani, Yesu we yabivuze kera. Mu butumwa bwizwa bwanditswe na Matayo ibice 24, yaravuze ati muzumva intambara n'impuha z'intambara, ishyanga rizatera irindi shyanga, hazabaho inzara n'ibyago byinshi. Ese ibyo byose si byo turi kubona uyu munsi? Ariko hari ikintu gikomeye abantu benshi batitaho. Yesu ntiyabivuze kugira ngo dutinye, ahubwo yabivuze kugira ngo tube maso, twitegure kandi twegere Imana kurushaho. Kuko yavuze ati ntimukuke umutima, ibi bigomba kubaho rwose. Ese ibi bitwigisha iki? Mu gihe isi iri mu rungabangabo. Reka dusome iryo jambo twumve uko yabivuze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24, turahera ku murongo wa 4, haranditse ngo Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Yesu aravuze ngo muzumve intambara. Uyu munsi hirya no hino ku isi hari intambara zitandukanye, kandi izo zose niko zibabaza abantu, niko zitwara ubuzima bw'abantu, niko zangiza ibintu. Ibyo ngibyo Yesu yarabivuze. Hanyuma ngo hazaba n'impuha z'intambara. Bavuge bati hagiye kuba intambara aha n'aha, ariko biba impuha ze kuba. Ibyo bizaba bigamije gutera ubwoba. Ariko haravuga ngo mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kuba uko byagenda kose. Icyo kintu cyose Yesu yavuze kigomba kubaho. Ngo ariko imperuka izaba itaraza. Aravuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, kuvuga ngo igihugu kizatera ikindi gihugu. Ibi ni byo turi kubona uyu munsi, kandi birababaza, bitera n'agahinda, kuko nta cyiza cy'intambara. Imana yacu idufashe cyane. Aravuga ngo hazabaho inzara. Uyu munsi inzara ziraca ibintu. Yarabivuze. Abantu bamwe baricwa n'inzara, cyakoze abandi bararya bagahaga. Aravuga ngo hazabaho ibishyitsi hamwe na hamwe. Mujya mwumva imitingito iyo yabaye hirya no hino, uburyo igirira abantu nabi, uburyo ibintu byangirika. Ibyo Yesu yasize abivuze. Ariko aravuga ngo ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ni ukuvuga intangiriro y'ibyago n'imibabaro. Ese wowe ubona isi igana he uyu munsi? Ese ubona hari ahantu hatuje, hafite amahoro arambye, arambuye? Iki ni ikibazo dukwiye kwibaza. Nyamara abubatsi b'amahoro barahari. Gusa
ntiwakubaka amahoro udafite Yesu, kuko iyo udafite Yesu haba hari ibindi ucigatiye, kandi ibyo ucigatiye rimwe na rimwe biba bibangamiye Yesu. Niyo mpamvu tuba dukwiye kurekura byose tugakurikira Kristo. Ariko umva uko yavuze ku murongo wa 13. Yaravuze ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ibi byose bizaba, ariko hari abazagumana kwizera, harimo n'abazabivamo. Uyu munsi dufite ingero nyinshi z'uburyo urukundo rwakonje, nk'uko yabivuze haruguru. Reka dusome uwo murongo. Umurongo wa 12 uravuga ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Uyu munsi ibimenyetso byinshi byo gukonja k'urukundo birahari, turabibona umunsi ku wundi. Nibyo, urukundo rwa benshi ruzakonja, kandi rwatangiye gukonja, kuko hari igihe ukunda umuntu ugasanga atagukunda. Hari uwavuze ngo kunda ugukunda, naho uwo ukunda akunda abandi. Icyo ni ikimenyetso cy'uburyo urukundo runyurana. Uwo ushaka kuruha we ntagushake, bigatuma ucika intege muri byose. Ibyo bizatuma benshi bahitamo kwifata, ariko urukundo rw'Imana rwo rurenze ibyo byose. Iyo ukunda Imana ukuraho inzitizi izo arizo zose zakwitambika mu rukundo, ariko iyo udakunda Imana byose urabivanga. Akaguru kamwe kakajya mu gukunda, akandi kakajya mu kwangana, ariko byose ukabyita ko ufite urukundo, ariko nta ruba ruhari. Reka turebe ijambo ry'Imana riboneka mu ndirimbo za Salomo, ni ibice 8, umurongo wa 7. Haranditse ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Iyo bavuze amazi menshi atazimya urukundo, ni ukuvuga ngo ni abantu benshi bashobora guhagurukira rimwe bashaka kuzimya urukundo rw'abantu bakundana. Inzuzi nyinshi nazo ni ukuvuga ngo ni ubwinshi bw'abantu bahagurukiye kuzimya urukundo cyangwa gukuraho urukundo rw'abantu bari barufite. Ariko icyo ijambo ry'Imana rivuze ni uko ari ayo mazi menshi, ari n'inzuzi nyinshi zidashobora kuzimya urukundo ahantu ruri. Iyo abantu babiri urukundo rubazimanye, bivuze yuko umwe muri bo aba ntarwo yari afite. Hanyuma ijambo ry'Imana rikarisoza rivuga ngo umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Bivuze ko uri kwangwa adakwiye kwigura ngo agure urukundo, atanga ibyo agura urukundo. Igihe rwazimye ruzimijwe n'umwe, icyo gihe rurazima nyine rukarangira. Ariko iyo bombi bahuje umutima bakiyemeza gufata risiki cyangwa ingaruka z'urwo rukundo, bararuharanira bakarurwanira, kandi urukundo ruratsinda. Amagambo menshi y'abantu agereranywa n'inzuzi ndetse n'amazi ntazatume uzimya urukundo wari warakije cyangwa wari warateye. Yesu ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Nicyo gihe turimo,
ariko birakwiriye ko turwanira urukundo, kandi urukundo niruganze mu izina rya Yesu. Nubwo rero ibyo Yesu yavuze byose turi kubibona, ntabwo dukwiriye gucika intege, ahubwo tugomba gutegura ubuzima bwacu, tugomba kugira kwizera gukomeye, tugomba kwegera Imana no kubaho ubuzima bwiza, kuko nubwo ibintu bigoye, Imana idufiteho umugambi kandi n'ifite ijambo rya nyuma kuri twe ndetse no ku isi yose. Ikibazo gihari ni iki? Kirabaza ngo mbese wowe witeguye gute? Ese utekereza ko ibyo Yesu yavuze mu butumwa bw'iswa bwanditswe na Matayo ibice 24 ari byo biri gusohora mu isi uyu munsi?